Museveni afata ubutegetsi Bobi Wine yari afite imyaka 3 yarakira uruhinja karika kano gabura katahaga kagakomba isahani urugero ubu ni umuzonze muri politike Muhozi afite abaflowers be bajyanye n'ibintu bye azakonvertisa igihe azashakira kandi bakamwumva ibinyuranye no kuba yiryamiye mu nzu sibyo Bobi Wine bamuhagaritse Dubai ni ibibazo bikomeye kumva ni ikintu gikomeye igitaramo cyari cyitabiriwe okay azakoresha igitaramo cye bamukurikirane nanjye nzakoresha anniversaire yanjye arebaho magasi batandukane muri ubwo buryo ni ukuvuga nawe ari gushaka ni ukuvuga ibyo ari gukora niyo nzira ishoboka ku bantu bari hu ubu yambaye ipeti rya generali yakuwe ku buyobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka. Generali Muhozi Kainerugaba iminsi mikeya Perezida Museveni ati uyu muhungu noneho sinshaka kongera gukoresha Twitter, ariko yongeye kugaragara yumvikana aterana amagambo n'abanyamakuru ba Kenya. Uku gukoresha imbuga nkoranyambaga papa yabimubujije nka perezida w'igihugu cya Uganda. Ubundi Kainerugaba icyagamije ni iki? Icyerekezo cyo muri politike ni iki? Turi kumwe na Joseph Hakuzumuremyi ndagusuje. Urakoze cyane. General Kainerugaba hari kugarukaho cyane. Ese ibingibi biraza kumuhira, araza kwihangana ko bisa naho imbuga nkoranyambaga zamaze kumwinjiramo mu maraso? Urugitinya abantu bavukiye mu ngoro z'ibwami kuvukirayo ugakurirayo ubuze uko babaho. Icyo ni kimwe. Reka nifashisha urugero, sinzi niba uri umukristo ari kuba no muri korali. Niba Imana yari yateganyije ko Musa azavana abayisiraheli mu Misiri, yari yiranje avukira ibwami. Bivuga ngo hagezeho igihe batangira gutoteza no kwica ngo abana b'abahungu bavutse, umudamu abyara akana k'agahungu ari umunyayisiraheli, yari gukoresha umwe mu ngabo ziyonkoye ku ba Farawo, yari gukoresha undi muntu igize, ariko umwe mu babo azacyura ababo. Avukira mu bikari by'ibwami kwa Farawo, areba uko ibwami bitwara babayeho, areba uko ubuyobozi bukorwa. Misiri yari imbere cyane muri leadership mu buyobozi, yamye iri mu ibi bya civilization. Bavuga ko hari ibintu byinshi yari imbereho cyane muri organisation mu by'ubutegetsi. Avukirayo kwari kugira ngo arebe umuyobozi yitwara ate, ko azagenda ashoreye abantu bafite ibibazo, abandi bafite ingeso zinyuranye, abandi bafite iki, ko bazagera mu gihugu cy'isezerano bigasaba ko bagabana bakagira gute, nibagira bazitwara gute. Ngira ngo rebizo bagezeyo ba Karebo batangiye kwishyuza, hari abatangiye kwishyuza ikigabane cyabo, tuko imyaka ibaye nayindi turikira. Ofete bivuga ngo niba uzayobora abantu, hari imyitwari, hari ibyo ubona ukabikuriramo. Ngira ngo nacyo kibazo dufite cy'abayobozi bamwe na bamwe mu ujya ubona ukabona umuntu arayoboye bamuhaye byose yagize, ariko ukareba nk'ikintu yakoze ukavuga uti nk'umuntu wagikora, kuko twese ntabwo turageragezwa, ariko nk'umuyobozi ntabwo cyari gikwiye. Burya nako kaba kabura gato cyane, kataci gatoya. Uriya muhungu nawe rero yavukiye kugira ngo n'uwi 83 oya imyaka 48 ubwo ni n'uwirindwi na kangahe.
48 bigeze kunshinja kutamenya imibare ariyo domene n'ubundi twabara uretse nawe kunshinja n'uyu muri za 75 na gatandatu sibyo ubwo n'abandi baraza kuduteranyiriza imyaka afite n'inzira igihugu cyanyuzemo byose yagiye abibona no muri 74 urakoze cyane imibare yarananiye urayizi cyane 74 ise atangiza intambara yaba iya mbere yaba iya kabiri umwana yari umwana ariko iyarurangiza yatangiye muri za 80 yari mukuru yari wa mwana mukuru wakumva ibintu yakumva hose yagiye n'ibyo yagiyemo akabimenya bivuga ngo ntumubona ubu ngubu umuhera icyo gihe nabwo hari urugero rwa Musa Imana izi ko Musa azajyana Abisirayeli azagenda bakuriye azagenda bayoboye ku buryo byagezeho Musa akanayibwira ati rwose mbabara ntabwo nshoboye kuvuga Musika Imana ikavuga iti nzaguha ukuvugira ukuvugira yamuhaye Aroni ngira ngo Imana ikabwira Musa akabwira Aroni akabwira rubanda kuko Musa yaradedemangaga ariko cya cyubahiro kwa kwiyubaha za leadership skills yazivanye ibwami yarahakuriye n'agakobwa ka Farawo kamutoraguye karagenda gasaba se kwa murera ikindi buri Imana yamukoze Musa yavuye muri Egypt yishe umuntu bivuga ngo yavuye yakoze amakosa bivuga ngo niba ujyanye n'abaturage ntabwo ari wa mbere uzacika intege ngo usubire inyuma n'abaturage batangiye kuvuga ngo twaryaga imikate twaryaga ibitunguru twagiraga twari tubayeho neza wazababwa ati abantu ntibacika bagasubira inyuma ko nasize n'ifu ntari busubireyo bizagenda gute urakaba kari utuntu tugobekeranye ariko dufite icyo tuvuze mu rugendo rwawe hano mu Rwanda iyo uganira n'abanyamateka bakubwira ko se wa Kanjogera yitegereje umukobwa we yitegereza uburyo azagera ibwami arabati tugiye kujya ibwami kandi ntituzahava vuba atoza umukobwa we Rwakagara umusaza Rwakagara umuporturoge wari ukomeye cyane atoza umukobwa bamwigisha iby'ibwami uko umukobwa w'ibwami yitwara bagiye kurushanwa barushanwa bashaka uwo bazashyingira Rwabugiri umwana akaba ari imbere niba ari ukuririmba akaba yagiye niba ari ugukora indi mirimo y'ibwami akaba yagiye ko Rwakagara yarashatse abakoca azana Badiru ariko Adiru yarirukanwe yarahagaritswe arabazana baramutoza uko ibwami bitwara umukobwa w'ibwami bameze ate yagiye abizi agezeyo kuko abandi bose icyo batangiraga yarabasigaga akabasiga Rwabugiri niwe yagize inkundwakazi niwe yagize umugore mukuru n'ibibazo byabaye sinzi icyabiteye yenda ushobora kuba ari amashyari y'ibwami ntabwo nigeze mbi ibwami yenda kuba yasiga ingoma yiraze rutari n'ubwo udafite nyina hari umuhungu hari undi mugore ufite umuhungu nawe yenda ibyo byo ni abanyamateka bigarukaho ariko Kanjogera yageze ibwami azi uburyo abakobwa b'ibwami bitwara mu gihe abandi bari bagiye kubyiga we yagiye ari imbere ari umusibiri sibyo izo ngero ebyiri nari nzengurutse ngo nkubwire ngo Muhozi generali umuhungu wa Museveni perezida warwaniye ubutegetsi inshuro ya mbere bikanga agasubira mu ishyamba akabufata kuva 86 kugeza ubu ntabwo uwo muhungu wakuriye mu bikingi by'ibwami ari ubu ngubu ari utazi uburyo ibwami bitwara
ntabwo ari Musa utazi uko abayisiraheli bitwara, ahubwo abaganda bariho icyo gihe se afata ubutegetsi nibo bariho ubu umuhungu we yamusimbura. naho ruzingi abanyayuganda abanyayuganda ko n'abaturage b'igihugu cya Uganda bose. Abanyayuganda bariho mu gihe Museveni yari mu ishyamba, bari batuye Uganda, baremfiriwa muri politiki, bashoboraga kugira impinduka muri politiki muri za 80, mu mpera za 80. Nibo bahari mu gihe umuhungu we nawe ashobora kujya muri kuruse y'abamusimbura, ntabwo ari imitekerereze n'imyumvire y'abahari ubu inyuranye n'95 Museveni yamamaza, yego inyuranye 96 ngira ngo yiyamamaza manda ya mbere, inyuranye na 2001 ahanganye na Besigye, inyuranye na 2007 nanone bahanganye na 6 ngira ngo, inyuranye na 2011 bahanganye, inyuranye na 2016, inyuranye na 2020 nakangaye n'ejo bundi yamamaza. Ejo bundi haje witwa Bobi Wine, yego Museveni afata ubutegetsi, Bobi Wine yari afite imyaka 3, yakira uruhinja kari kakano gabura katahaga kagakomba isahani urugero, sibyo ubu niko kari gushaka ngo kamusimbure, ubu niwe umuzonze muri politiki bikwereke. Ni umuhanzi watangiye yiririmbira avuga ngo n'umwana wa Ghetto, araririmba agira femu yo mu ndirimbo ayivunjamo iya politiki, yego kandi n'ubundi iyo femu y'indirimbo nayo iracyayirimo kuko ntarari kuhanzi neza. Ni nabyo bikwereka ko ibintu bigenda bihindura isura. Mbere aba femu n'iyi bahamanaga iyabo, usanga bari muri politiki, bari mu ntambara, agiye mu buhanzi nabo bakavuga, abari mu buhanzi bari mu buhanzi, abakinnyi bakagumana yenda bakazajya haba ikibazo ko uyu muririmbyi uyu n'uyu ntashyigikiye imiyoborere y'iyi leta iyi n'iyi, kikaba icyo gusa. Ariko ubu ngubu ni umuntu ashobora kuririmba akagira akayihayeho ko gushaka no kwiyamamaza, afata ya femu yari inyuma yayigiriye ya politiki. Biravuga ngo abakuriye mu bikari by'ibwami bagomba kwitonda. Mushobora kuzamura abaminisitiri, mukaba muri abaperezida, ariko ntimuzabashe kubyara abaminisitiri, ntimuzabashe kubyara abadepite, ntimushaka kubyara abameya, ntimuzabashe kubyara abaperezida. Yaba ari krizi ikomeye rero. Niba uri perezida udashobora kubyara perezida, ni ikibazo bazagusimbura, kubera ko umuhungu we abana bawe bari gukoresha uburyo bwo kubaho no kwiyamamaza, bari gukoresha old version, hari version iki igezweho. Tuzabona muri press conference batumiza n'aba social media influencers, yego ni ikiganiro n'abanyamakuru. Ntabwo wabasiga ko ikintu bari bushyireho kiri bubonwe na miliyoni yiwe, miliyoni 1 cyangwa 2 zimukurikira, ashyiraho ko ari ku nyanja, akabireba aramutse avuze ati iki ni ikisingishyigikiye akabangamira gahunda iyi ni agapostinga gato, kubihandura birakugora. Bivuga ngo femu uko zihindura isura, femu uko zishobora kwikonvertisa abantu benshi, aba followers ufite ushobora kubabyaza undi musaruro, ni nako n'abakuriye mu bikari by'ibwami n'abandi bose bakeneye kuvuga ngo hari indi myitwarire nayo bagomba guhindura. Muhozi afite aba followers be bajyanye n'ibintu bye, azakonvertisa igihe azashakira kandi bakamwumva. Ibinyuranye no kuba yiryamiye mu nzu, sibyo? Bobi Wine bamuhagaritse i Dubai, ni ibibazo bikomeye, kumva ni ikintu gikomeye. Igitaramo cyari cyitabiriwe, okay, azakoresha igitaramo cye bamukurikirane, nanjye nzakoresha anniversaire yanjye arebaho mpagaze, batandukane muri ubwo buryo. Ni ukuvuga nawe ari gushaka ni ukuvuga ibyo ari gukora niyo nzira ishoboka ku bantu bari hubu.
iyo nzira ari gukoresha ishobora kumuha amahirwe nkurikije uburyo ngukurikiye, ishobora kumuha amahirwe mu gihugu cye, ariko se noneho mu bihugu by'akarere niba ashobora gukora tweet akibasira igihugu cy'igituranyi ndetse nyuma akaza no mu Rwanda agasora avuga ati my uncle, icyo cyo kwitwara gutya inyuma y'abandi bategetsi bo mu karere kandi nyambara perezida ashaka kuzasimbura we mu gihugu cye ari uwa kera we abazihuza nabo gute? abaziranye bagura bwije baziranye bagura bwije. Uretse ko buvuga ngo ibintu akora ngo ibiki n'ibiki, ariko uzi kugira ngo perezida azaguha umwanya wawe juste nicyo kibazo. niyo yaba uwa fanteji yabize pere mu bigaga aguha umwanya kwakira na timu yawe si nawe wenyine, aguha umwanya kwakire kuwa gatandatu, aguha umwanya mukorane siporo, aguha umwanya musurane ibikingi bye, ufite aguha umwanya yavuga ati nanjye uwo munsi nzaba naruhutse usaze twiganirire na timu yawe. timu buryo itoranwa ntabwo ariho hazari si ukuvuga ngo uhuriye n'umuntu Nyabugogo ngo ngwino tugende ati yaze ko tuziranye ko wari ugiye nanjye ngukurikire ese usanze wo uzi ko bari bunyemere sibyo. Ise arashaka ko aba general furu mu gihugu kiri tokative, mu gihugu kivuga, mu gihugu cyataka, mu gihugu gishobora kwigaragara, ushobora no kwishiduka abantu bari muhanda mu gitondo. Ese mugende ibuhe nkwambika general za nkubaganyi ziraba zihugiye kuki? Furu niba mwambitse furu uriya mwanya w'igisirikare kugira ngo ni ingabo zirwanira ku butaka ntukiri na ngombwa, yamuhaye zose se ese koko izikirere z'amazi zo bwo gutaka niba zose bitarashoboka uba wigarukiye tubanze dukemura iki garuka ibwami wongere wige sivyo. Noneho si n'ibwami gusa, va mw'ibi bikingi tembera no mu bindi bikingi by'ibwami, uko bikora uko baba unaganire nabo. Akuze nkoreje umuhungu wanjye muze kuganira umenye ati babitwara bateye yoze bura kugira ngo umuhungu wazaze iwanjye umenye ko yanashe. Twicare muri salo tuganire, hari imyaka y'ubukuru agomba kuba afite, hari ibitekerezo agomba kuba afite. Ni kenshi mu rugo masanga abantu yego asaka nako kandi ubwo rero kugira ngo ntagira ukuntu abana burya abana babumva bose ari mu rugo sinabyiza kubaza ngo uyu nuwo kwandi uyu nuwo kwandi, no kugira ngo wemere ko umwana wanjye namugutumaho umwana waraza akakubwira papa witwa runaka turiga nitwa runaka turiga na burya abana byo kwanga nuwo kwandi ntibabijyamo, baba bazi ko hose ari mu rugo kandi nta rugo rubura izina. Niba umwana ari inshuti abazi ko nanjye ndi inshuti y'iwabo tunaziranye nta kibazo rwose, ntabyo kwanga uyu nuwo kwandi aza muri sara akurira intebe nk'uko n'abandi basanze bari kuzura yo kujya kwaza ngo uyu nuwo kwande ubuvanguye nikosa. Nawe rero mu gihe hariho yambara general avuga ndi barabahugiye kuki aravuga ikintu kitaboho habe mu ngiro kuki se atavuze ko bafata Kigali kari twe twari tumaze iminsi dufitanye ibibazo yahindiye ruguru yahindiye hirya rwose aravuga ati hano ahangaha ariko be ndetse bitazamuriye ahindira muri Kenya. Inkubiri yose ya social media ibaru wisaba imbabazi iki n'iki, inyenyere enye zari zageze ku rutugu, nta n'umugande wibuka, nta munya-Uganda wibuka ko general ari furu, kiretse aba general bagenzi bavuze bati undi furu. Ahubwo abanya-Uganda bo bamwe bazi ko nta nicyo yahawe, nta nicyo bimaze, ntabwo babonye umwanya wo kwitekereza. Ngo yamburwa n'umwanya we. Icyo nicyo ahubwo cyabaye inkuru, ngo yakuwe ku mirimo. Yakuwe ku mirimo. Yihese. Kagira ngo ahembwaga. Ni nko kwamburwa umushahara yenda wari ukeneye.
n'ubundi niwe mujyanama wihariye wa se. yego izo nshingano zo yarazigumanye. Ube na Sidizina n'umugaba mukuru w'ingabo ntashobora ibyo yatanze raporo yahaye yo hariya, ibyavuye mu iperereza, ibyavuye mu gisirikare, ibyavuye mu rya gisivile, ibyavuye mu nzego z'ibanze, ibyavuye hehe, politike mpuzamahanga, iki ni ubidijira. Tubigenze dutya. Iriya tuyita yikoreshwa na Aaron, ntabwo ari Musa. Yarateguwe na Aaron yarateguye uvuga. Hari umuntu ufite Twitter ye, nkurikije uko mbibona, analyse nabikorera. Hari umuntu ufite Twitter ye uzi mind game, uzi gukina n'imitwe y'abanya-Uganda nabo mu karere. Ubundi muri politiki ikintu kigora cya mbere ni ukumenyekana. Ko tugiye kwamamaza runaka baramuzi. Kuri match ejo undi ya polisi na APR nasanze hari umukinnyi w'Amavubi bangiye kwinjira. Yasaga yarabaye ntiyarazwi batamuzi. Tujye kinira Amavubi akora batamumenya, akora agakosa, uwamumenye abashaka kumwinjiza amunyuza gutya, bamufashe mpiri bicaza hasi. Abari ku muryango ntabwo bari bamuzi. Iyo abamigi wari uhatambutse yari gutambuka, iyo abakimenye y'ivenda ari gutambuka, uretse ko nanjye asanze ari ryo hahagaze, hari akanya byamutwara. Si basi iyo bakina ndeba baro ni mutaratsinze igitego ngo nkumenye ubwo nundenganye. Muri politiki ikintu kigora ni ukumenyekana. Utekereze kwamamaza umuntu ibikorwa bye ariko uriho unamamaza ngo banamumenye. Yego. Kera tutaramenya gusoma no kwandika ntago birirwaga baduha ikaramu muri birote y'itora, twasagagamo akicyatsi kibisi n'akumuhondo. Ariko ubukoresha itora ukavuga ngo abantu bandike mu mudugudu ukabona nta kibazo. Kumbira umudugudu habaga ari nk'umuntu umwe uzi ko yego tutore ku cyatsi. Ufite ikintu kigoye ni ukumumenya. Ni nayo mpamvu intambara zagiye zibaho, zagiye zimara abantu, kuko inyeshyamba ziba zikeneye ngo abantu bazimenye. Mu buryo se bwari bwo bwose icyo bitero atrocity ni ukuvuga ngo ewana uwo bahuye udacitse akaboko aragira gute, azagenda abwira abantu asigara nyirahiye. ariko nabo mu Nyakabanda bakomye akarurugo zirahageze. Buri muntu wese arabavuga ati nizo koko nizo zije. Ubu rero byibuze urabona isi iriho iragenda neza, aho kugira ngo abashinzwe isi baduteze intambara itumare, barazana covid uhame mu rugo, guma mu rugo irutaguma mu kigunda, cyaguma mu gihugu, cyaguma mu ikambi. Kwiyamamaza kuri musore yagombye kuba azenguruka Kampala arasa hejuru, yagomba kuba agira hari imiziki agafunga agasohora abantu agakubita akagira gute kandi mugire icyo mutwara, nazanga akazabufata ku ngufu. Ariko ubu birasaba ko aba kind, turi mu isi iri kind, turi mu isi nyine iri social media. Ibintu byose bigomba kunyura biba biri shosho, atazamuke mu buryo buri shosho ntago azafata igihugu ku mbunda nkase. Yego. No mu matora azatorwa n'abantu be, ntabwo ari se uzamwamamaza. Oya, nta nubwo ari igisirikare kizamwamamaza. Icyo bakoze system yaho yaramuteguye, azi bikari by'ibwami, azi dosiye perezida yakira, azi uburyo bazitereta, azi gusura bagenzi be, no kumenya icyo abaganiriza, no kumenya ibyo abaganiriza, no kumenya ibyo yitwara nabo. Buri igisigaye ni uko rubanda ivuga ngo uyu ni perezida wacu. Kubivuga muri ubwo buryo hari abatekereza ko bishobora kuba bigoye, kubera ko nk'uko wavuze ko turi mu isi ya digital ikoresha social media, nibyo ashobora kuyobokwa, ariko nanone abantu bamaze kumenya ubwenge ko bashobora kwiyegereza ubaha ibikorwa remezo ndetse n'uburyo bw'imibereho. Ibyo byo kugira fame, kugira abantu benshi
twabihuza dute n'ibikorwa azabakore bakavuga bati koko birafatika nk'ibyo papa we yatugejejeho. rero ntarajya kuri icyo kuri kiriya cya Kenya ko ari ukujijisha ngo yambarire generali Ntanuza. Iyo avuga gutera ntiyavuze u Rwanda bafitanye ibibazo, ntiyavuze Tanzania kuko bigeze kurwana na kera ku bwa Idi Amin Dada, yivugiye Kenya nta kibazo bifitanye. Reka nguhe urugero, ntabwo ushobora kuyobora abaturage batakwita uwabo. Kuko gitifu w'umurenge nazinduka agatumiza inama, niba abaturage batamwibona mu ntazababona, nazinduka akabasaba kwishyura ejo heza ntazababona. Mudugudu niba atari umuntu wawe ntabwo uzabyuka ngo ujye mu muganda. Natumiza inama yo kubarura abana batujuje ibiro, wawe uzamuhamana mu rugo. Kuyobora bisaba ko umuyobozi uriho umubona nk'umuntu wawe. Siroga yo mu Rwanda muzehe wacu, simple. Perezida ni uwanyu kandi nawe akumva ari uwanyu. Nawe rero ibyo kuvuga ibikorwa n'iki ikibanza nuko yumva ati hari abantu banjye kandi ndi mu mwenda. Tujyana mu birori, tujyana mu byiza, tukaguruka tugakina, ariko byibuze bazi ko hari icyo nabamarira. Ni uwacu. Ni nacyo kigabanya kudeta. Wese wahera ku butegetsi ukabumarisha iki? Urahuhera. Ya madosiye yose bavugaga wakira yakugwaho ukabona ijuru rirakubwiriye. Isaba umazeho imyaka asuba ko adafite igisirikare cyari gukora kudeta cyangwa n'abandi. Ariko barareba kigize. Aziyamazanye na ba Bobo Wine nubwo hazaba harimo inkoni mu bikoresho by'amatora, harimo n'inkoni. Ariko ni deputy. Aziyamazana ba Besigye bafunge bagire gute, sibyo. Ariko station ziwe esase imodoka zigiye kumufata cyangwa kumufunga zanywere kuri station za Besigye za esase. En fait, perezida n'uw'abanyagihugu. N'uw'abanyagihugu. Ese ko yavukiye mu bikingi by'ibwami afite abanyagihugu bamujya inyuma kuri kuzengereza se? Yabanje kubaka community, kubaka fema, kubaka audience, kubaka aba followers, akaba convertisa akavuga atari ko burasa umuziki gusa mbaho nabaha n'ibindi. Kwambwa ariko kumuziki bawubonye inifu bakafata n'ibindi. Kose yafatishije imbunda undi akaba ashaka gufatisha gitari, ahanganye n'uwa gitari n'uw'imizindaro. Si imizinga. Ahubwo rero timu ya ba Karebu, timu ya ba Joshua, timu ya ba Aroni baricara bakareba bati musarageramiwe. Burya igihugu cyose n'abene igihugu bakirimo baba bashaka kumva bari ku rwego rwo hejuru na perezida wabo. Ibi ngibi byo kuvuga ngo ngiye kwa Uncle Grafriera William Ruto umbabarire nimba nagukomerekeje, abaganda abanya-Uganda ntibashobora kubibona nko gucira bugufi ibihugu by'abaturanyi bavuga ati n'ubundi n'aba perezida tuzakomeza tube munsi y'aba bagabo. Hari icyo bita koroshya communication. Koroshya ubutumwa. Erega keneye na support y'abanyarwanda. Abanyarwanda bari muri Uganda ni miliyoni 6. Aba bagabo bafite ibisigisigi basize Uganda ko bafashe se gufata ubutegetsi. Mwese niba umwe yari inyuma ya so ariho arwana,
wowe ukaba uri mu rugo bagutekeye ni umwisa ko bitwaye iki tere ubonaga avanye na so ku kazi umugani baza bakoza wariye sinanko yaza kumuzerwa bavuga papa yego iya umunyamaniyema abavuga papa sibyo iriya ni uburyo bwo koroshya no kugira ngo akore ingendo mu buryo bworoheje abantu batazibona ko ziri politike ngo zikingirize se ukiri perezida kandi ziri politike ziri piroma politike nta n'uwibaza ibyo baganira niba ari ibya politike cyangwa ari ibyaki yaje gusura anko biriya ni ukoroshya ni ukugira ngo mu mitwe y'abantu bubakemo si perezida waje gusura undi perezida ahubwo yigiriye kwa najya mu Rukenya bajyana ubutumwa bwa se yajyana ubwiwe mu kuganira uburyo bwo guhandura inguko politiki igezeyo mu karere uko bakomeza kuyikurikirana sibyo haragiye gusura Garafurere nigira Tanzania baje gusura ahandi simply tumufate nk'umwana wo kwibera kwa perezida witeteye babyoroshye bagire yizire azasure baganire bya politike bayinoze neza mu butumwa bwa se ibwami haba ingendo zibanga ushobora gusanga na se yaje twabonye indege yanditse Uganda ariko urumva kugira ngo aze byoroshya communication bikubaka n'abantu mu mutwe ntibibaze ibindi ugafungiraho niki cya politike baganiriye mugasanga ibinyamakuru byose ntacyo nta n'uri kubyibazaho kandi kirahari ikindi nanone utakwirengagiza perezida Museveni ari mu myaka mikuru manda ni mbisi yarangiye ko turi mu isi ya rurema jamais urugendo rutangira rukanarangira baba bategura gute ntabwo ibukuru bajya batungurwa ibyabaye kuri Musa avukira ibwami byigeze kuba kuri Yozefu urawagaruye umuryango w'abanyayisiraheli yego sibyo ngo bagenzi be barabetinga aho kugata mu mwobo mureke tukagurishe kagurwa n'abantu abakaguze bakagurisha ibwami irani script iba yanditse kandi ikurikizwa uko yanditse kuko buri hene ku isoko cyangwa inka igeze ku isoko kugurishwa ntabwo izi niba uri bugurishwe n'umworozi cyangwa umutazi ubaga yego niba inagurishijwe umworozi tuvuga irokotse icyuma igurishijwe umworozi ntizi niba igurishijwe n'umukecuru uzayahirira inyabarasanya hari igihe igurwa n'umuntu ufite urwuri nk'urwa Izari ikageraho ikajya mu butengamare nuko na Yozefu byagenze bagenzi bakabetinga bakagata mu cyobo nyuma bakaza kwisubikaho kumwica kurya tumugurishe bakamugurisha Yozefu tunagana ku musozo ku bya Muhozi twaganiraga nawe rero uriya muhungu ibyo bari gukora byo nakubwiraga ngo ibintu by'ibwami biba byanditse ibintu by'ibukuru biba byanditse sibyo nakurire gukoresha ibwami ariko n'ubundi ahantu hari ahantu h'ubuyobozi ni ibukuru sibyo ibukuru byabo biba byanditse sibyo hagira birunaho bingoma haba abantu bategura uko ibintu bizagenda gutyo gutyo inzira uriya muhungu arimo niyoyo
kuyobora abaganda bitabagoye mu mutwe gutekereza ngo uyu ni perezida cyangwa ninde, kugira abantu bahagarariye sibyo bamuhoraho kandi bemeye kandi asaba ikintu bakagikora. Kuko bari kugikora mu izina rya wa muntu bahagarariye. Ni umuntu wabo kuryamamazanya na Bobi Wine, umwe afite abo undi afite abe, igisigaye hakabaho gupezanya. hari ikintu cya script bavugaga iba yanditse kandi ikurikizwa, bituma ntekereza akantu Museveni yabwiye umunyamakuru wo muri Kenya ko umuhungu we azareka ibintu bya Twitter kandi ngo twarabiganira azabikora, ariko Muhoza akigera muri Uganda yese yandika ko nge ndi mukuru bihagije ku buryo nta wankumira ku cyo cyo cyose. Ibyo byose nyine ni ugukomeza. Iyo umuhanzi adasohora alubumu se arazima shose arahagarika ko turundi twari kubona. Iri sufi ko umuhanzi niyo zaba zarakunzwe gute. Iri sufi uko kubitwa cyangwa ukagira management imbuka buri indi mizingo usohora cyangwa ukayisohora itinze ya mbere yarazimye. Nakaguhingiro z'abazimye kwera kutinda gusohora indirimbo. Ni nka cyo nidasohora ibiganiro. Muhangura rangira. Nabo rero ibintu barimo barabizi, nakubwiye bafite Aroni. Uramungu ni Musa yavukiye mu bikari by'ibwami sibyo. Yego. Arahakurira, azi uko babaho, azi uko bitwara, igisigaye azi abantu be. Abose yari afite afata ubutegetsi sibo bahari. Niba hanganye n'umuntu ushaka kuwufatisha gitari na bafure, bivuga ko umuhungu we badakoze strategy ijyanye n'imibereho y'ubijyanye n'imyumvire yabo, bijyanye n'ibyo bakunda n'ibyo bareba n'ibyo bashaka, n'umuntu bashaka uko aba ameze, cyabajabuka isanishe n'abandi ba gitari na bafure kandi nabo kurema wawe kuko birashoboka gukoresha izo mbuga. Reka dusoreze hano iwacu mu Rwanda, n'ubundi urugendo rwari rurangiye rwa Muhozi yarwise ururi privé kwisurira anko, ariko twamubonye mu kwezi kwa mbere aza, mu kwa gatatu tubona impinduka, umupaka urafungurwa, mu kwa gatatu kusa no kurangira n'ubundi aragaruka, turavuga ati hari ikivuyeho. Ubu ngubu yarakoze urugendo rwa gatatu ariko ruri private, twamubonye atemberana na His Excellency bari muri siporo. Tubona ni ibintu twavuga ko byafunguwe, none amahoro yarahinze, cyangwa si intambwe yatewe nayo ari cyo twakizera ku mubano. N'ubundi hari ikivuze ku mubano w'u Rwanda na Uganda wazahaye mu myaka 4 yabanje. Rega cyangwa turabifata uko biri ubu ngubu. Ntabwo umubano w'u Rwanda na Uganda wigeze uzaha. Hafunzwe imipaka y'abakene. Hafunzwe imipaka y'abakene. Ako ukarebeye muri iyo angre ushobora kubonamo ibindi byinshi. Ababipfaga ntababiziranyeho. Si nk'umunyamayaga kuva ngo u Rwanda rubanye nabi na Uganda, yabuze Highland, yabuze Kawunga, yabuze iki, ibyo n'ingaruka byamugizeho. Ariko niba babiziranyeho barabonaga hari ibibazo, ubwo no kubikemura ko ari uguhitamo. Turakomeza twizirike ku bibazo cyangwa turamuvinga, ababitezaga tubareke. Niba atari script yari yanditse, ikibazo cyavuka hagati y'u Rwanda na Uganda cyaba kinakomeye cyane kuko baraziranye. Yego. Ndavuga abayobozi. Mani kiturinde kuko twamenye n'udutoye babikomeye. Ariko mu baturage ubundi ikibazo kibi no kuvuga ngo aba baturage n'abangaba barazirana n'uwabahuza bamarana. Ukicara ukavuga sinshobora kujya muri Kongo kubera ukonsa. Aho ni ikibazo nabyo bibi cyane. Ako ni ibintu biri hejuru, ibyabo hejuru abikemurira hejuru. Niyo mpamvu nyine
usimbutse akagwa Uganda aritemberera wasimbuka uvuye Indege mu zaragenda. Rwanda ukikomereza indege zaragendaga waguye Entebbe warandingiye Entebbe ntabwo yamenyaga ko ibyo ngibyo biri kuba sibyo rero ibyo hejuru bikemurwa n'abo hejuru uko agera ku bibazo byari bihari yigeze no kuvuga ngo bakayumba ntituzongera kugira muhagarika ibikorwa byanyu hano ibi ari message iri claire n'ibijyana n'ibikorwa ibyo byose biba bihari cyane ko iyo politike y'akarere uyu n'uyu batayumvikana buriya ibihugu bipfa ibintu byinshi hari imishwi abatanzaniya batwitse y'abanyakenya imishwi y'inkoko sibyo mushobora kuba mufitanye ikibazo udafitanye ikibazo cya politike ariko kiri mu bukungu sibyo iki cyakomeye kuko cyari mu mutekano kandi umutekano n'uzingiro rya byose icyo twagira udahari ntiwakaranga bariho barasa Mountain TV Rwanda turagushimiye turakoze cyane reka namwe abakunzi bacu tubashimire twaganiraga kuri General Muhoozi Kainerugaba abibwiraga ko ibyo akora bitazwi twifashishije ubusesenguzi bwa Joseph mwumvise ko script bayanditse kandi irakurikizwa kandi bikazagera aho bishaka kugera kubera ko abibukuru barategura cyane reka rero mbashimire turakoze cyane namwe mbashimira bari badukurikiye reka twongere mu bindi biganiro n'amakuru atandukanye kuri Mountain TV Rwanda